ntacyo navuze kuri mwe kitazasohora. Rotayini jevo Ezekire nje kuvugurura. Imana we, Imana, Imana we, Imana, ni yawe we, Imana, naho yagiye iracyakora, naho yagiye iracyakora, ye ntaho yagiye iracyakora, naho yagiye iracyakora, naho yagiye iracyakora, naho yagiye iracyakora. Imana we, umubisha nta jambo afite muri iki gihugu cy'u Rwanda. Umwanzi wawe niwe mwanzi wanjye, kandi umwanzi wanjye niwe mwanzi w'igihugu. Haleluya, amen. Yesu nashimwe, amen. Imana yo mu ijuru bazanye icyari cyabazanye ko ari ukugira ngo barebe uwo muntu wigereranya n'Imana. Abafite kwizera bazana uwo babanaga n'ubumuga bamumanurira mu gisenge, bamumanurira abakorera mu mazi, abakorera mu misozi miremire. Ibyo byose Uwiteka Imana bifite mu kiganza. Ni wizera Imana irakora ibikomeye. Imana izagukorera ibikomeye. Nguhaye ikaze wakoze subscribe kuri Mama Linda Official. Nawe utarayikora nagushikariza kugira ngo uyikore. Ukibona iki kiganiro nagusaba kugira ngo byibuze ukore share ku bantu batanu. Nukuri wasanga hari umuntu ugiye gutabarwa kubera wowe. Wasanga hari umuntu Imana igiye kugirira neza kubera wowe. Turacyari mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, aho twagiye kureba umukozi w'Imana. Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza. Nukuri abantu barakira, abantu batanga ubuhamya. Iki ni igice cya gatatu cy'ikiganiro. Niba utararebye ibindi bibanza nagusaba kugira ngo usubire inyuma urebe n'ibyabanje kugira ngo ubashe gukomezanya natwe. Uwiteka Imana y'Abaheburayo ariyo Mana y'Abanyarwanda. Haleluya, ngo yirirwa handi gatahi Rwanda. Sinzi impamvu yatahi Rwanda rero Abanyarwanda bagahura n'intambara n'ibibazo. Turi mu gihugu gifite umutekano, icyo ni icyambere. Gifite abasirikari, icyo ni icya kabiri. Gifite polisi nationali, icyo ni icya gatatu. Gifite inkeragutabara, icyo ni icya kane. Gifite n'aba mudugudu, icyo ni icya gatanu. Igihugu cy'u Rwanda kirimo insengero zitandukanye, kandi izo zose ziri kuvuga ziti dusenga Imana. Ariko muri iyi minsi urimo gushaka umutekano ukawubura. Ndagira ngo nkubwire umutekano ntabwo ushobora kuwubona. Ushobora kuwubona ukoze inzira imwe gusa. Ndetse Abanyamerika bafite intwaro ziremereye, Abarusiya bafite intwaro ziremereye, Abongereza nuko, Ubufaransa nuko. Ariko n'umuryango wa ONU cyangwa se wa OTAN ubona ukiyongeraho. Ariko ndagira ngo nkubwire ibyo byose ntabwo bishobora kuzana amahoro. Amahoro abasaruzi barayaririmbye ngo nubwo tubabarizwa muri iyi si ariko tuzabona amahoro. Amahoro dushobora kuyabona tunyuze mu nzira imwe gusa, usibye Yesu Kristo. Amafaranga ntiyaguha amahoro, ababyeyi bawe ntibaguha amahoro, abaturanyi ntibaguha amahoro, ndetse abakire bo muri iyi si ntibaguha amahoro. Ariko Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, oh haleluya, amen, nimuze munsange ndabaruhura. Inzira y'Imana iragoye kuyumva, ariko iyo wayumvise ukayinjiramo uhinduka umutsinzi. Nta ntambara zikubasha. Amagini araguhunga, abarozi bakaguhunga, ibitero byose uko bishoboka uko ariko kose biraguhunga. Hasigaye nubwo waba uri umukene urya uvuye gukorera amafaranga 700 y'umubyizi. Ndagira ngo nkubwire ayo ngaya bahagije aragutungura ry'ukumva uranezerewe, kandi ukambara ukumva ushize imbeho bitewe n'ijambo kunyurwa. Yesu nashimwe, amen. Imana yo mu ijuru rero ibyo byose birimo bikurwanya, izo ntambara zose ufite, umusozi ugera umanuka ukumva urananiwe, waterera umusozi ukumva nabwo urananiwe.
unaniwe ukicara nabwo ukumva urananiwe ukaryama nabwo ukumva ubuze ibitotsi ndagira ngo nkubwire Yesu Kristo ari ku musaraba aravuga ati yemwe abarushye n'abaremerewe ab'amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo ndakubwira wowe uri aha ngaha kabone nubwo waba umaze iminsi mu ntambara ndetse nta n'umuntu ukwitayeho wagiye kwa muganga ubona nta muntu wavura icyo kibazo ufite ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none ushobora guhura n'umuganga ukomeye uwo muganga ni wowe Yesu Kristo ndagira ngo nkubwire ngo ushobora guhura n'umudogiteri uruta abandi badogiteri bose ndagira ngo nkubwire ngo uwo mudogiteri ndagira ngo nkubwire ngo Mose yahuye nawe ndagira ngo nkubwire ngo Aburahamu nawe yaramubonye ndagira ngo nkubwire ngo Yohana nawe yaramubonye bageze ku kirwa cy'Ipatimu. Haleluya, amen. Yosuwa igitondo kimwe aza gukubitana nawe mu gatondo aravuga ngo ariko ngo tubwire uruwo mu bacu cyangwa uruwo mu babisha bacu. Yesu nashimwe. Yarahuye n'umujenerali utatse inyenyeri impande zose. Ni umujenerali yarahuye nawe. Yesu nashimwe. Amen. Nawe biramucanga. Haleluya. Amen. Uwo nguwo umugore mu mudugudu witwa Nayini yari afite umwana umwe asohoka mu mudugudu arekejwe n'abantu benshi bari bagiye kumushyingura. Ageze mu irembo ry'umudugudu ahura n'uwo mujenerali. Uwo mujenerali aramubwira ati yewe ati muture mushyire hasi. Uwo mugore yaraherekejwe n'abamukoba, yaraherekejwe n'abavuga ngo yaraherekejwe bavuga ngo nawe yabona, yaraherekejwe n'abavuga ati ese mana wamutabaye, ariko aza guhura igitondo kimwe aza guhura n'uwo mugabo ukomeye cyane. Nawe uyu munsi uhure nawe. Amen. Haleluya. Amen. Hereza Imana icyubahiro. Cyubahiro cyane. Haleluya. Amen. Sema haleluya. Amen. Uwari wapfuye arazuka. Uwo mugabo witwa Yesu aragenda ajya mu rusengero. Ageze mu rusengero baza kumuzanira umuntu umwe uhetswe n'abantu bane mu ngobyi yabanaga n'ubumuga. Bageze mu muryango w'urusengero baza gusanga harimo abantu benshi. Barabigira inama baravuga bati kugira ngo tubone uko tugera kuri uriya mugabo reka dukate inyuma y'urusengero uyu muntu tumuzamure mu gisenge tugisambure tumumanurire imbere ya Yesu. Haleluya. Amen. Wibwira ko bariya bose bari bahagaze hariya bari bafite kwizera? Iyaba bari bafite kwizera ntabwo bari guhagarara mu muryango, ahubwo bari kumwegera bose bakamubwira ibibazo bafite. Ariko ntabwo ibyo byari byabazanye, icyari cyabazanye kwari ukugira ngo barebe uwo muntu wigereranya n'Imana. Abafite kwizera bazana uwo babanaga n'ubumuga bamumanurira mu gisenge. Bamumanuriye mu gisenge, ingobyi bayimanura neza bayigeze imbere y'umwami Yesu. Yesu abibonye aramubwira tumva ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Inzira yanyuzemo yinjira ntabwo ari yanyuzemo ataha. Aho ngaho bagutegeye ntabwo ariho uzanyura usubirayo. Amen. Ntabwo bazakubona ndetse kubera yuko Uwiteka Imana aciye indi nzira, kandi inzira igororotse, ntabwo ari inzira ifite amakona. Sema haleluya. Amen. Inzira yawe Imana yayiteguye. Uyu munsi ushobora kuba waje uhetamye, ariko Uwiteka Imana aravuze ngo gororoka. Amen. Ibyari bikwikoreye n'ibyakuryaga nawe haguruka ubyikorere ugende kubera Yesu. Amen. Hereza Imana icyubahiro. Cyubahiro cyane. Bwira mwene so mwicanye uti kira mu izina rya Yesu. Ndumva imbaraga z'umwuka wera. Kira mu izina rya Yesu. Ndumva imbaraga z'umwuka wera. Amen. Haleluya. Amen. Humeka. Humeka umwuka wera. Amen. Humeka umwuka wera. Humeka umwuka wera. Humeka umwuka wera.
nashimwe. amen. yesu ushimwe. Ntaho yagiye iracyakora, yewe ntaho yagiye iracyakora, yewe ntaho yagiye iracyakora, mana yacu ntaho yagiye iracyakora, mana ntaho yagiye iracyakora, imana imana we, imana imana we, imana ni yawe we, imana ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, ye ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, imana we, imana 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 we, imana 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 ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye yewe iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye yewe iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye yewe iracyakora, imana we, imana 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 we, imana 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 iraha we, imana iraha, imana iraha we, imana 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 iraha, imana iraha we, imana iraneza, imana iraha, imana iraha we, imana imana. haleluya, Amen. oh haleluya, oh Yesu, nisimenekeye detayizeneneme nabwiye ko nzabana namwe mu bihe bigoye keseyenemena nayizeneke tayizinimene tatayizi n'ibihe biruhije kesayinemene natayinenemene katayizi ndabaguye kayizineme tatayinemene tatayizineme kayizemeke yasa ndabashoreye kizinemene sayinemesa hayingenzeme sayineke tayizeme zina amazina yanyu ndi umwungeri wanyu kesayimene tatayizeme umubisha wanyu yabandi hayikemene tayizimene tatayizemba tuye imitwaro kizayinemene tatayizime muhagarare mwemye ngayineme kayizinemene tatayizi mwambara intwaro hayingemenesa ningeyi tatayizeme ndi umwami wanyu ndabarengeye kesayineme tatayizemeneme ndabaguye cyane kuko mbahaye impano zo kureba ibishwa amaso yanyu ningiye menesa kandi ayinenene tatayizemeneta kenenemene ningiye senemeke tayizineme ndabemeye ayingimi ningi dingayizineke tayizime mujya imbere kikayizemene tatayizime mingiye tatayizeme pekayidebe kayise bongereye imbaraga menga idetayizimenene kandi idetayizinene ninga itetayizikiyamene nungiye zinike tayizidimene kayizi ndi umwami w'amahoro ninga tayimene tatayizineme detayite igihe kiraze ngo nkoreshe babandi basuzuguritse igihe kirageze ngo nkoreshe babandi witiranyaga yingiye zeme ngeme katayizineme kumbeye tetambe katayizinemene pa ibyari bikuruhije ndabyirukanye kuzimene katayizimene tatayizi ningiye
tayizene kumene tatayizi kumete tayishi ukijije imitwaro ibikuruhije byose ndabyirukanye kuko ndi umwami wawe ringe amena sema amena sema amena amen amena amina haleluya 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 shalom musengere ndakwinginze ngo wongere umwongere amavuta mana umusukeho amavuta nkamwe yasutse kuri Aroni ni ukuri umuha umugisha kandi ukomeze kumukoresha iby'ubutwari ni ukuri turamusengeye kugira ngo umwambike imbaraga zo gukomera akomere ku rugamba akomere muri uru rugendo ni ukuri umugirire neza muri byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Aleluya. Yesu nashimwe. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Rero baravuga ngo baraguhiga hariya hantu Imana iri kugira ngo ikugire umuntu ukomeye bose bamanze bakwitegereze ejo nibahura nawe batazakuyoberwa bazavuga baturiya ni wa muntu wakoreraga yego yahuye n'imiraba n'imiyaga yahuye n'isuri n'inzuzi ariko uyu munsi aracyahumeka umwuka w'abazima. amen. Nawe Imana hari ikigiye kugukorera. amen. Imana hari ikintu igiye kugukorera kandi gikomeye mbonye Uwiteka Imana akuzamuye wijeze utayarabe rejeze bo enevoya tutere bosaini yego revomene sire kotrere desaini jezire besaini tutamandore voya inevoya sire tutere bo haleluya jezira te desaini nove minisai tutarabe ona saini kotereje vo nduwiteka redebo tuterebo saini naravuze igisigaje no gukora jevo minisire kotrere sedetaya igisigaje ni imirimo jevo menesai tuterebo saini remene vo saini dotaine jevo kire de saini dotaya ndi Imana ije kukuzamura redesaya jevo minisire kotrere de saini ndakubwiza ukuri ngo nduwiteka Imana nagiraga ngo uzabona icyo ubwira abandi revo minisire de taina jevo waya redesaine kotrere saya ndakwaguye nyemerera ngendane nawe jevo sire de taya notaini revo sire jemene fokire de saini manu ya mavuta y'igikundiro redesaine tutereze bo impu zose zigiye kugukunda redesaine zekirere bosaya ubwoko bwose bw'isi bugiye kugukunda notaini jevo waya rebosaine tutayezekire nduwiteka Imana kandi ndakwimanye ore jevo yasire bakubariye imwaka ariko jewe nkongereye imyaka rejevo sire detaya ndakubwiza ukuri ngo muri uyu mwaka dosiye yari yanditswe kuva mu isi ariko jewe ndakubwiza ukuri ngo nsinye dosiye yo kuba mu isi jevo sire dotaya nzabana nawe revosaine tutaya jevoresekire desaini tutayire jevoya kuko wegereye abanyamugisha nanjye ngiye kukugira umunyamugisha rejevoya notaini rebo jeredesaine tuterezekire taini jevoya sire redetaini jevoya nove minisire detaini nkugize mugari nkugize munini kandi nkugize muremure mu mirimo yanjye revoya sire jevosire deta revoya jene desai tutaye nevoya jere desaine tutereze voya nijye Uwiteka Imana jevosaine tuteyerekire kuko utahamye mu ntebe z'ibyubahiro wemeye guca bugufi ujya kureba baciye bugufi nanjye nicyo nkuzamuriye
wirevosayini tuterebosayini kandi nguhaye umugisha rejeze dosaya tuterebosayini jevokire nkakubwira ngo komera ibyari bikugose byose ndakubuye redesayini tutereboya siredetaya urugo rwanyu rugiye kugendwa ndezere bosayini tutayaraba nkakira ibyo kubaha aboroheje n'abakomeye mwakira amafunguro yo kubaha reje vosire detaya nduwiteka Imana ndemye igifatika mu rugo rwanyu nevosire dotaya tutare vosayine dekire bariya bose baguhema mu bitugu ndakumiriye jeze desayine hari abakureba bakabona nta kiza cyakubaho ariko nduwiteka Imana ibyiza biraje imbere yawe nyemerera ngendane nawe ibyiza mbikugeze mu biganza kuko nduwiteka Imana nabikugeneye jevo sayini dotaya nevo minisire dotaya hakira umwuka wera uzakuyobora mu rugendo reje vosire detaya tutarevokire jezi ngo haye guterera amaso ukareba ibiri imbere nevosire detayini ngiye kwimura kuri uriya musozi jevosire detayini uhinduriye ubuturo notayini revo je desayine detaya bwoko bwanjye bahaye umugisha rejeze desayini tutare bosayini ndababwiza ukuri ngo mugume ku murimo wanjye kuko mugiye kubona ibikomeye mutigeze kubona nevo mine sire de tayini epa fodra mando jezi nije uwiteka ndi kuvugana namwe rejeze desaya muze kubarwaye imitwe tutaya manevo waya le desayini tuterevo waya hari abari barwaye mu nda nduwiteka Imana mbakozeho jevo sire detaya hari abari barwaye imigongo mbakozeho rejevo waya tutayinezebo letayini jevo waya nevosire detayini ndabaguye ahantu kandi mbagize abantu bakomeye mbagize abantu bakwifuzwa mugiye kuganwa n'amahanga abakomeye n'aboroheje nyaguyiririba kandi nkomeje gusukamo imiti rotayini jevo waya ntawe uzagera imbere yanyu rojeze de sayini ngabure gukira kuko nduwiteka Imana ndabivuze rejeze de sayini dotaya ntacyo navuze kuri mwe kitazasohora rotayini jevo ezekire nje kuvugurura nje gukomeza umurimo wanjye nje kuwagura nje kubarinda rejevo sayini tutayarevoya mwakira imbaraga rejeze de sayini tutayarebo sayini rejeze de sayire muzamura icyubahiro mu nkomere amashyi n'impundu kuko nyir'ezekiri nibyo ntarakora nje kubikora kandi nje kwemeza abanzi banyu nje kwemeza abaswa nje kwemeza ababataye ababasuzuguye bagiye gukorwa n'isoni kandi benshi bagiye kubagarukira kuko nduwiteka Imana mbagiriye neza kandi ndabana namwe mbahaye umugisha shalom shalom. Imana ikomeye cyane umukozi w'umuhanga Imana ishobora byose Imana ifite imbaraga mu izina rya Yesu muje wawe mw'Imana aragabanira ikiyongera umuzuze iteka nyiringabo Imana uko ibihe bihaye ibindi mwami komeza umukomeze Mana iminsi yose yo kubaho kwacu Mana ukugenderera uriya natwe mw'Imana ntudusige Uwiteka Mana ishobora byose komeza ukora imirimo n'ibitangaza urwanye ibiturwanya uhiga n'ibiduhiga byose Uwiteka Mana ishobora byose turuhukire mu kuboko kwawe gukomeye Mana nziza reka wikushaka mu izina rya Yesu amen. Wa mugabo we bite ko ndareba nta icyo ufata kigucika bimeze bite byarakuyobeye nanjye byaranyobeye impamvu nyine buri kimwe cyo nkora kitajya imbere hapi rwose akorera nkasanga wapi niko se umuntu umukecuru witwa Suzana ari he Suzana Suzana ndumva yarapfuye mwapfanaga iki no kuvuga ngo nkuko nabyumvisha numvaga bavuga ngo sogokuru byara papa yageze kumushakaho none weho wabayeho se atahari
yarahari. menya neza yuko ari ugufite. Ubuzi yo ndi kukubona, ndi kukubona mu kivumu. Icyo kivumu sha ebana ni inganzamarumbu hasi mu mubande. Nukuvuga ngo bagutwaye amafaranga nawe. Inyatsi iyo ukoze ahora aza akavuga ati mpereza. Baye baramugutanzeho ko ari wowe uzajya umukorera. Kari weho ugomba kumuvomera amazi, ukamuhahira, ukagira ubuhe, ugateka, ukajya muhereze, komeza umuhe nyine. Ariko Uwiteka Imana kubera yuko yakwibutse uyu munsi wemeye kugera aha ngaha, Imana iraje gutabare. Ubwira umugore wawe uti Imana yavumuye ibyanjye, uti Imana ishaka kunkura ikuzimu ikanjyana ibuntu. Yego. Mbonye hanyuma y'ibi ngibi ugiye gucuruza noneho byinshi, si ubwo wabigerageje bikakunanira. Ntibyabayeho? Byabayeho. Wa mugabo we, urugo rwawe mbonye harimo tena hagati yawe n'abo mubana n'umuryango wawe. Ariko Uwiteka Imana, mbonye Imana yongera kwibuka. Ntukongere kureba umudamu nabi, ntukongere kureba uwo mubana nabi ngo uvuge ngo uri mubi cyangwa se ukora nabi. Ntabwo ari we, ntabwo ari we. Imana iraje gukure ku musozi mubi ikujyane ku musozi mwiza. Amen. Umusozi w'ibyiringiro, nawe wicare urye unywe uhage, usabane n'abandi, usangire n'abandi. Imana yaje guhindura amateka muri zaza, ariko abenshi ntago babimenye. Ariko nibamara kubimenya uzabureba ibizabaho. Haleluya. Amen, amen. Yesu nashimwe. Amen. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, kandi Uwiteka Imana abaho umugisha. Umwana ari hehe? Wowe wambaye ishapure, umwana ari hehe? Ari mu rugo? Ni sawa se nta kibazo? Ntabwo ari neza. Umugabo se yagiye he? Yashatse undi. Amaze igihe kingana iki? Wakugarurira umugabo wawe ntiwamuha uyu musozi dutuyeho wose? Wakizwa? Ikiguzi Imana igushakaho nagakiza. Urugo rwawe rero rurateze. Uwo nguwo babana yabanje kuzi wawe kugira ngo abone uko amugukuraho atazahindukira na rimwe. Kandi ugabanya amagambo. Uhereye uyu munsi ntukongere kumureba nabi cyangwa ngo kumutekerezaho. Ni abagome, ni Satani. Ntabwo ari we ureba umuntu ngo avuge ngo wowe ngo ndagukunda ngo ngwino tugende. Satani aba yabanje kumucaho akamukoraho igihe kirekire, akamukorera counseling, akamwereka yuko wewe utagomba kuba umugore we, ahubwo umugore wari uriya. Icyo Imana ishaka ni ukugarurira ubuzima bwawe bwose. Ubuzima bwawe bwatakaye, ubwo bwatakaye. Humura wageze ku musozi w'ibyiringiro, kandi ntabwo uzongera kurarurira, ntabwo uzongera kurarutaka. Imana iraje yongera ikubake.
wongere urye, wongere uryame, wongere wumve uko umugabo ameze, wumve uko Yesu agira neza, umenye ko ari we wamukugaruriye. Nta mwana w'umuntu watanga amafaranga ngo agarure uriya mugabo, ariko Imana iraje imuzane. Aleluya, amen. Imana iraje imuzane. Yesu nashimwe, amen. Aleluya, amen. Niko madame, iyi nda yawe kiteze ntabwo ubizi? Niko ye nta mirindi ujya wumva mu kajoro iwawe? Hari igihe nyumva. Amasakasi nabyo ndabyumva, batera hejuru y'inzu nabyo ndabyumva. Umugabo wawe yiryamiye yisinzire nta kibazo? Yego madame, usibye Imana yo mu ijuru yo kukugira neza, nudahaguruka na muganga nta kintu azakora. Hari n'ahandi bari babimbwiye pe. Ariko umugabo wawe akurekure, wongere usubire mu murongo. Niyanga hari ukuntu Imana igomba kubigenza ikihesha icyubahiro, ariko icyo nzi cyo irashaka kubanza kugira ngo imukange, imwereke ukuboko kwayo. Yayivuyeho aragenda, amaze kugenda nawe aragutwara. Amaze kugutwara, amasezerano wagiranye n'Imana urayazi, ariko kubera ko nta kundi wari kubigenza, wanze gusenya urugo rwawe. Imana yo mu ijuru rero yongera ikubake kandi igukize. Yego, Aleluya, amen. None sinduru ndikumva iwawe intambara z'umugabo wawe n'abaturanyi bimeze biti? Zirahari nazo. Imana yo mu ijuru rero irukemure urwo rubanzi ruce. Ariko natitonda gereza yo iramutegereje. Yego, ahubwo Imana imurinde ntuzajye kubyara ari muri gereza, kubera yuko umugenzi ari hafi. ari hafi. Imana yo mu ijuru ikugire neza. Imana yo mu ijuru imurengere, kubera yuko mbonye ari nacyazira. Mbonye ari cyazira. Nibaza gukora patrole mu mudugudu, umugabo wawe ntabwo azaburamo, agomba kugenda byanga bikunda. Byanga bikunda tabireka ngo ave muri kiriya kigare arimo, baraje bamujyane. Gusa Imana ntabwo izabura uko ikurengera, ishobora gukoresha n'ibyiyoni bikakugemurira, ariko Imana yo mu ijuru ikakurinda. Yego, Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Hajya ngo mwatongana ngo hajya ngo ujye iwanyu. None se akumazemo ubuntu, abonye akumazemo ubuntu ngo genda, urajya hehe? Aleluya, amen. Imana igira ite imurengere. Imana ntikwiye kumurengera? Indengere. Wa mugabo we, ibintu bijyanye no kumva udafite ubuzima utunganye bimeze biti? Ntabwo utunganye, umeze nk'umuntu mu mutwe, ukabona ntabwo uri gutekereza neza, nk'umuntu urwaye isereri. cyane. N'umudamu se ko ntari kumubona, we yagiye? Arahari, ariko nyine ntabwo tuba tumeranye neza. Ntabwo muba mumeranye neza. Kose ubu tuzabigira dute koko? Ubu tuzabigira dute? None se urabona amaherezo usengera hezi? Ntaho. Wareka se tukagufasha mu isengesho, Imana ikakugirira neza? Cyane rwose, nibyo naje nsaba Imana mu mutima wanjye. Humura, Imana igiye kukugira neza nawe. Ubwo igenderera abandi nawe ntabwo iri bugusige. Aleluya, amen. Uko mwaje, uko Imana igenderera abandi, namwe ntabwo iri bubasige.
Yesu nashimwe. Uyu mugabo agerageza buryo ki bwo kugira ngo yumvikane n'umudamu, ariko umudamu akanga bikanga. Ndetse wa mugabo we ngo urashaka kuba inganzwa. niko mba mbibona pe. Urashaka kuba inganzwa, ariko mbonye Uwiteka Imana hari ikintu aje guhindura amateka. Ariko mw'abantu mwe, wa mugabo we, reka nkubwire, weho uryamira uburiri utazi. Wowe uryamira uburiri utazi. Uryamira uburiri utazi. None se no kwigurira icupa ubusanga uriho urwana, uri kuvuga uti se amafaranga ndageza mu rugo ngahe, bimeze biti? Ari ikibazo. Mubona ari ikibazo. Ariko Uwiteka Imana akurengere. Kandi muri kumwe. N'iryo cupa ntabwo ndishaka rwose. Ntabwo urishaka nyine, ariko nabwo n'ibyo ukora byose ntiwemewe. Uko bimeze. Ariko mbonye Imana ije kukwemeza. Mubwire tuzabirebesha amaso, ariko ntuzabiryaho niwongera. Uzabirebesha amaso, ntuzabiryaho niwongera kunsuzugura. Uzabirebesha amaso, ntuzabiryaho. Umubwire amanura ibiciro, kuko hari Imana igiye guturuka mu gihugu cyo mu ijuru, imanutse ije gutabara. Bibiliya iravuga ngo yewe urengana ukarambarara hasi, bakaguca hejuru nk'inzira y'abagenzi, haguruka. Aleluya. Amen. Haguruka uyu munsi. Haguruka uyu munsi. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, kandi turabashimiye, turabakunda. Ndumva twaba hari dusubikiye aha.